Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Ngiye kubaramutsa inshuti bakunzi bacu, twongeye kubaramutsa twizera yuko mumeze neza cyane rwose, ariko kandi abo bitameze neza mukomere. Ntabwo ubuzima bugenda umujyo umwe, ibintu byose bihora bihindagurika. Uri mu bihe byiza, hazirikane yuko ejo bundi bishobora guhinduka, ariko kandi n'uri mu bihe bibi ntaheranwe nabyo. Nyabona nibimurekure bitamwicira imitekerereze, yumve yuko rwose nta guheranwa, ahubwo agomba gutekereza yuko ibyiza biri imbere, kuko uko biri none bucya byagenze ukundi. Ubuzima ni nk'ikirere, ubuzima ni nk'igihe. Ntabwo rero ikirere cyangwa se igihe ndetse n'ibindi bigenda biduha amasomo y'ubuzima ntabwo byicara hamwe, ahubwo biratembera, birahindagurika. Uyu munsi biba bifite isura yabyo, ejo bugacya bifite isura nshya. Ni nk'izuba, izuba yego ni rimwe, ariko twebwe iyo turibona tubona rihinduka. Uyu munsi hari ubwo riba rifite imisusire yihariye itandukanye n'uko ryari rimeze ejo. Tugiye kuganira rero ku bijyanye n'imiterere y'isi, ku bijyanye n'ibiri kubaho ku isi hirya no hino, aho ibihugu bimwe na bimwe bigenda byumvana umugaga, aho ibihugu byinshi bikomeje gutora amategeko akakaye ajyanye n'uko isi izaba imeze mu minsi iri imbere. Ibihugu byinshi byifuza kubaho ari ibihangange, bikumva yuko nta kindi gihugu cyabikoma imbere cyangwa se bitera ubwoba, ahubwo byose bigaharanira guhorana ibigango kurusha ibindi byose ku isi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bitora amategeko akanganye nk'uko tugiye kubireba. Iri ni itegeko rishobora gutangiza intambara ya gatatu y'isi, ibanga rikomeye cyane rya Koreya y'Amajyaruguru. Nibyo tugiye kuganiraho. Tekereza isi aho igisasu cya nukiliya gishobora kuraswa mu masegonda make, nta nama, nta biganiro, nta gihe cyo gutekereza, ahubwo bitewe n'ikintu kimwe gusa, urupfu rw'umuntu umwe cyangwa se izindi mpamvu. Ese byagenda bite niba uwo muntu ari umwe mu bayobozi bafite imbaraga zikomeye ku isi? Ese byagenda bite niba urupfu rwe rwahita rutangiza intambara ishobora kurimbura miliyoni z'abantu? Muri iki kiganiro mbarankuru muri kumwe na Fidèle de Jesus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabararikira kudukurikira kuva ku ntango kugera ku musozo, kugira ngo ubwo tuza kuba dusoje tubashe kuza kungurana ibitekerezo. Muri Werurwe 2026, igihugu cya Koreya ya Ruguru cyafashe icyemezo gishobora guhindura amateka y'isi. Icyemezo cyateye ubwoba abahanga, abanyapolitike ndetse n'abaturage basanzwe. Ni icyemezo kivuga ko iyo Perezida Kim Jong-un yishwe cyangwa hakaba hakekwa igitero cy'amahanga, igihugu cyahita kirasa intwaro za nukiliya ako kanya, nta gutegereza, nta kugisha inama. Ako kanya ni ukurekura umuriro kirimbuzi. Ese ibi bivuze iki ku mutekano w'isi? Ese turi hafi y'akaga gakomeye kurusha mbere hose? Iyi ni inkuru y'itegeko rishobora guhindura ejo hazaza h'isi. Koreya ya Ruguru ni kimwe mu bihugu bifunze cyane ku isi. Ni igihugu aho amakuru hagenwa na leta, aho abaturage batabasha kubona interinete mu buryo busanzwe, ndetse aho ubuyobozi bufite ububasha bukomeye cyane. Perezida Kim Jong-un si umuntu usanzwe, ni umuntu ufatwa nk'inkingi y'igihugu cyose. Politike, igisirikare n'ubukungu byose bimushingiyeho. Ararinzwe cyane ku buryo budasanzwe, ntajya mu ndege nk'abandi bayobozi, aho ajya hose biba ari ibanga rikomeye. Akoresha gari ya moshi yihariye irinzwe cyane n'ingabo zidasanzwe. Ibi byose bigaragaza ikintu kimwe: umutekano we ni ingenzi cyane ku gihugu cyose. Muri 2026 isi yabonye ibintu byahinduye uburyo ibihugu bibona umutekano wabyo.
Ibitero byagabwe kuri Iran byerekanye ko igihugu gifite ubuyobozi bukomeye gishobora kugabwaho igitero mu kanya gato ndetse kigatakaza abayobozi bacyo bakuru. Ibi byateye ubwoba Koreya ya Ruguru. Abahanga bavuga ko igihugu cyabonye ko niba byarabaye kuri Iran bishobora no kukibaho nacyo. Niyo mpamvu hafashwe icyemezo gikomeye cyo kwirinda igitero icyo ari cyo cyose nubwo cyasaba gutangiza intambara ya nukiliya. Itegeko rishya rivuga ko iyo habaye igitero ku buyobozi cyangwa hari ikintu giteye inkeke ku mutekano w'intwaro za nukiliya, cyangwa se iyo perezida atakibasha gutanga amabwiriza, intwaro za nukiliya zihita zikoreshwa ako kanya. Ibi bisobanuye iki rero? Ibi bisobanuye ko mu bihugu byinshi gukoresha intwaro za nukiliya bisaba inama nyinshi, bisaba kandi kwemezwa n'abantu benshi ndetse bigasaba n'igihe cyo gutekereza. Ariko hano ni automatique kuri Koreya y'Amajyaruguru. Igihe ziriya mpamvu zose zaba zibaye, byanze bikunze ibisasu bihita birekurwa. Ibi bituma isi yose iba mu kaga gakomeye kuko amakosa mato ashobora gutangiza intambara ikomeye. Koreya ya Ruguru ifite zimwe mu ntwaro zikomeye ku isi. Misile zishobora kugera ku birometero 13,000, zishobora kandi kugera no muri Amerika. Zishobora kandi kwangiza imijyi minini mu kanya gato. Ibi bisobanura ko iyi ntambara itangiye itaba ari iy'akarere gusa, ahubwo iba ari iy'isi yose. Ubundi bavuga ko iri tegeko ari un précédent dangereux. Kuki rero? Kuko rishyira icyemezo gikomeye mu buryo bwihuse cyane, rishobora gutuma amakosa mato ahinduka intambara nini. Rishyira isi mu buryo bwo guhora ifite ubwoba. Ariko ku ruhande rwa Koreya ya Ruguru bo babona ko ari uburyo bwo kwirinda. Ibi bituma habaho ikibazo gikomeye, umutekano w'igihugu kimwe, ihungabana ry'umutekano w'isi yose. Isi turimo si nk'iyo hambere aho intambara zari z'amasasu gusa. Uyu munsi icyemezo kimwe gishobora guhindura amateka y'abantu bose. Itegeko rya Koreya ya Ruguru ritwigisha iki? Ritwigisha ko isi ikeneye ubwitonzi, ibiganiro n'ubuyobozi bushyira imbere ubuzima bw'abantu. Ku bayobozi b'ibihugu, imbaraga mufite si izo gusenya isi ahubwo n'izo kuyirinda. Naho ku baturage, ijwi ryanyu rifite agaciro, mushyigikira amahoro. Hanyuma isi yose rero ikwiye kugirwa inama yo guha amahoro agaciro. Amahoro si impano, ni inshingano. Niba tutitaye kuri ibi, ejo hazaza hashobora kutazaba uko tubyifuza. Ariko niba duhisemo amahoro, isi iracyafite amahirwe yo kubaho neza. Nshuti bakunzi bacu rero, igikwiye ni ugushyira mu gaciro. Si ukumvana umugaga no kurata ibigango, ahubwo kumva ko icyo ukeneye ari nacyo mugenzi wawe yakenera. Turabashimiye cyane kubwo gukomeza kubana natwe. Mukomeze kudushyigikira mukanda kuri subscribe, muduhe like, muduhe comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubaho. Nimudufashe kwigisha, guhugura no kurera mubinyujije mu bitekerezo muduha. Turabakunda cyane. Ciao ciao.